yanze gufasha nyina wabo umaze gupfusha umugabo we, yanze kumufasha. Uwo ni umushuti wanjye, ni umuntu tuganira cyane, ufite ikibazo cy'uko agomba gufasha nyina wabo umaze igihe gito apfushije umugabo we. Nyina wabo ari mu bibazo muri iki gihe, ari mu bibazo bikomeye by'imibereho, by'agahinda, kubera ko umugabo we amaze gupfa, ariko yamusigiye n'abana babiri, akeneye amafaranga yo kuriha ishuri yabo. Hanyuma uwo mumama arareba uwo mwana we n'umukobwa wa mukuru we, aramubwira ati ngerageza umfashe. Azi yuko abifitiye ubushobozi, azi yuko ashobora kumufasha, ariko harimo ikibazo gikomeye. Umushiti wanjye kunambwira, arambwira ati inkuru y'uwo mugore wapfushije umugabo we ni ibintu bibabaje, ariko arambwira ati ni mama wacu, ariko namugiriye inama kenshi zijyanye n'ubuzima bwe, ariko yari yarananiye. Byari bimeze gute rero? Ariko reka mbanze mbasuhuze hano kuri Yubake Ukire, urubuga rwacu, urubuga rwanyu, twungukiraho ibitekerezo bushya, twugariraho imyumvire idufasha gukanguka, idufasha kureba kure, ituganisha umunezero n'iterambere ryacu. Murabizi ko ari byo biganiro tunyuza kuri uru rubuga. Hanyuma ndabakangurira kutajya mwibagirwa gushyiraho igikumwe cya like ituma amavideo YouTube yerekana handi. Ingombwa cyane mugerageze, ababishoboye. Like ni ngombwa iyo ukunze ikiganiro, n'uburyo bwo gushyigikira ibiganiro wumva abari ibiganiro by'ubuntu. Hari igihe ushaka gukuramo ikintu cyagufasha, gerageza ushyireho igikumwe cya like. Hanyuma n'abatari biyabonesha, n'abatari bakora subscribe, ndabakangurira kubikora. Nta kintu kibasaba, gukanda kuri buto ya subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro tunyuza kuri urubuga rwacu bya kenshi na kenshi. Kandi ibiganiro ubikurikira byagufasha, wahindura ubuzima iyo ukurikira ibiganiro tunyuzaho hano, kubera ko biduhindurira imitekerereze, biguhindurira imitekerereze, ukabona ubuzima ku bundi buryo, hanyuma bikazagufasha gutunganya ubuzima bwawe, kubera ko ariyo ntego yo kuri uru rubuga, kubaho tunezerewe, kubaho dutera imbere, kubaho twifata mu maboko. Ibyo ni intego ziri kuri uru rubuga rwacu. Hanyuma rero turakomeza inkuru y'uyu mumama. Uyu ni nyina wabo, ngo ufite ikibazo, donc yabanaga n'umugabo w'umukire. Uwo mugabo we yari umukire, umugabo ufite amafaranga, umugabo ukorera amafaranga, umugabo ukora ingendo akagenda mu bihugu bya he na hehe, umugabo ufite ibikorwa. Hanyuma amafaranga nyine ahari, amafaranga yari ahari. Hanyuma uyu nyina wabo yari umugore nawe uzi kuyarya, uzi kuyabamo, uzi kuyaryohamo, uzi udatinya kugura amasaka meza ya marike, udatinya gukora ingendo akajya mu biruhuko hanze y'igihugu, agafata indege akagenda. Umutante uzi kubaho munyine. Mwabona ba bantu bazi kurya ubuzima mu mafaranga. Amafaranga y'iki umugabo ni we yakoreraga. Umugore we ntabwo yakoraga, nyine yabaga mu rugo, afite abakozi, yiyitaho nyine, aryoha. Byaba byo kuryoha by'amafaranga nyine, ukavuga uti by'amafaranga urupfu rutaraza. Niko we yari ameze, yari umugore uzi kurya amafaranga urupfu rutaraza. Sakame ntabwo yatinyaga kuba yagura sakame y'ibihumbi 3 by'amadolari. Murumva nawe urwego rw'uwo mugore. Hanyuma akibera nyine mu rugo, agakora ingendo, akaryoha nyine, murabyumva. Hanyuma bitunguranye umugabo we aba yitabye Imana. Ni umugore utaranamenya n'ibyo umugabo arimo, ngo amwegereye amufashe akora ibikorwa nawe. Reka umugabo yarakoraga, amafaranga akinjira, we akaryoha. Hanyuma none umugabo we yarapfuye, nta gihe gishize yarapfuye bitunguranye. Urumva musigiye abana babiri. Ariko ikibazo, uwo mugabo we yari afite n'abandi bana, kandi yari yafashe n'imyenda nyine muri ayo ma business ye. Urumva byose byagiye byarifunze
bijya mu manza no kurumva n'umuntu wari ufite undi mugore uwo mugabo yamushatse yari afite undi abandi bana yabyaye ku wundi mugore, urumva nyine namwe murabyumva iyo bigenze gutyo byose barafunga. Ubwo ni ibibazo bikomeye. Ubu rero umugore ari mu kibazo yuko nta mibereho, byaramwivanganye, urumva nyuma y'ibyo bibazo byose hagize gutya hikubitaho ubukene. Ikibazo rero kirimo ni iki? Ni wa mwana we, uyu mushuti wanjye aravuga ati umutante wanjye mama wacu namugiriye inama kuva kera ngo ahagarike ibyo bintu byo kuryoha, byo kutamenya ubuzima, byo kudahaguruka nawe ngo agire icyo yikorera ku ruhande nayo mafaranga umugabo amuhaho kugira ngo yagure ibintu bya marike, aho kugira ngo yagendere agire gutya, agire ikintu akora, agire umushinga yikorera, agire ibikorwa bye ayashyiramo, hanyuma yabyaza umusaruro. Yegere umugabo amusunike, agire ibyo yigengaho, agire konte ye, agire ifaranga mbese, agire ifaranga b'umuntu nawe uri mu bintu ufite ibyo ari gukora. Reka da yarimubwiraga ntabikozwe, akumva yuko ari kumusagarira, akavuga ati wa mwana we nta kintu uzi, wowe uri gusakuza ibiki. Ubu ndetse rimwe na rimwe ngo akamubwira nawe ati genda ngiye urashinzwe. Yarabayeho neza, abona umwana amubwira ubusa. Hanyuma rero murumva yaratunguwe. None wa mwana wamubwiye ati ibyo bintu urimo urafusha ubusa, we yishyiriraga udufaranga ku ruhande, we ntiyakoraga ubwo buzima bwa nyina wabo bwo kuryoha, we yibikiraga udufaranga agashyira ku ruhande, we kandi niwe mutoya akirinda ubwo buzima bwo kuryoha, akigomwa, akavuga ati ngiye ngomba gutekereza ejo hazaza, ngomba gutekereza ejo hazaza h'abana banjye, ngomba gutangira guteganyiriza amashuri y'abana banjye, ngomba gutangira guteganyiriza n'ubuzima bwanjye mu myaka iri imbere. Uwo ni wa wundi mutoya. Umukuru tante ni ufusha ubusa. None ari mu kibazo cyo kuvuga ati ngomba gufasha mama wacu, ari kumbwira mufashe, ariko ubwo urumva uburakari ni bwose, yakora iki? Aravuga ati se ndamufasha, yanze kwifasha mu gihe yari abishoboye, yanze kwifata mu maboko mu gihe yari abishoboye. None ni njyewe ugiye gufata mu maboko amakosa ye, ni njyewe ugiye gufata mu maboko amakosa yakoze n'ukuntu namubwiraga. Urumva ni ikibazo gikomeye, kandi ni ikibazo gikomeye abantu bose bashobora guhura nacyo. Ba bantu bo mu muryango wawe, ba bantu bawe ubona ko bakora amakosa mu buzima bwabo, ubona yuko bafata ibyemezo bibi bidakwiye bijyanye n'amafaranga, bafata ibyemezo bibi, hanyuma ingaruka mbi zaza ukabona ari wo ugomba kuzigira gute, kuzifata, zikakuzaho, ni wo ugomba kugira gute, kwishyiraho za ngaruka z'ibikorwa bibi bakoze, kwishyiraho za ngaruka z'ibyemezo bibi bafashe, ukibona nta kundi ugomba kubifata. Ni ikintu cyaho mu bantu benshi. Hari abantu benshi babaho ubuzima butari ubwabo, babaho ubuzima ukibaza niba batekereza. Hanyuma ingorane zije rero, ingorane zije n'abandi bagomba kugira gute, kubafata mu maboko, n'abandi bagomba kubishingira, kandi bafashe ibyemezo bibi bibagusha ahantu habi. Nta nubwo n'ibyago byabagwiririye, ariko ni ibyemezo bibi bibagusha ahantu habi. Murabona nk'umugore uri wenyine udafite umugabo amaze gupfa, arafite abana, nta kintu afite. Awe uwo mushuti wanjye agomba kumufasha. Navuga ntabwo wabigenza, ariko nyine yafashe ibyemezo bibi, ariko nyine ni ikibazo gikomeye. Ngira ngo sangize n'abandi, umuntu wese aravuga se wamufasha, ese wabikora, wafasha uwo muvandimwe wawe ufata ibyemezo bibi, hanyuma amakosa, ingaruka z'ibyemezo bye zikakugwaho ukazifata. Hari n'abavandimwe baba babana, mugakora amakosa, akora ibintu by'amafuti, yiba bakaba baramufunze, ayanduranya bakaba baramufunze, nk'uko kose abaho hejuru y'ubuzima bwe, abaho birenze ubushobozi bwe, uri umuvandimwe ukabona ko ugomba kumufasha. Ibintu nk'ibyo biriho mu miryango. Nk'uwo umutante we, murumva arafite ikibazo. Umushuti wanjye avuga ati se ndamufasha, ndabyiyorera kubera ko yari yarananiye. Murumva harimo n'uburakari, kurakarira umuntu wawe kubera ko yafashe ibyemezo bibi, kubera ko yitwaye nabi, hanyuma ingaruka z'ibyemezo afata zikakugwaho. Yamufasha, ntiyamufasha? Ese iba agomba kumufasha, yamufasha iki?
umuntu wabona umumama ufite abana babiri bagomba kurihirwa ishuri, nawe agomba kubaho n'ibyo bibazo byose bijemo, by'imanza zizazamo, imibereho ye mbese igiye hasi gutya rimwe gusa. Umugore wamenyereye kubaho aryoshye, arya amafaranga y'umugabo, yinjiza, arya, soka, amererwa neza, ubukire nyine, yabagaho nk'umukire nyine, murabyumva namwe umukire. Ariko umukire utarigiriraga na konte ye, umugabo yamwoherezaga amafaranga akarya, umugabo yakoragamo hari akarya. Abagore benshi banariho baba barira bati n'umugabo wanjye ntabwo anyandika no kuri konte ye, ntabwo anyandika agatabo ka konte ye, ntabwo nanditseho, ntabwo nzwi. Ugasanga ntanavuga ati njyewe nagira konte yanjye gute, njyewe nagira udushinga twanjye gute, njyewe nagira icyo nkora gute. Byose akabishinga umugabo we, yamara kubishinga umugabo we akabari ku mugabo. Mugabo shaka kumenya konte yawe. Hari abantu benshi batandukana, nkajya numva bavuga ngo n'umugabo ngo ntiyanyandika akavuga ko kuri banke ku gatabo ke, ariko nyine urumva n'abagabo bameze gutyo baba bakora bibagirwa yuko ibintu ushaka guhinduka. Ushobora kujya gutya rimwe gutyo ukabona ubuzima burarangiye bwawe, ukabona urasinziriye, ufunze amaso, urapfuye, usigiye umugore, abana azabaho gute? Ibyo ni ibintu abagabo bose bagomba gutekereza. Murabona nk'uyu, iki kibazo cy'uyu mutante, uyu ni ikibazo gikomeye. Umugabo utekereza nawe ashyigikira umugore we, kugira ngo nawe ashobore kwifata mu maboko, ashobore kugira ikintu akora, ashobore kugira ikintu cyamwinjiriza. Ateganya ko niyo yagira ikibazo azashobora kurera babana nta kibazo. Ibyo ni ibintu umuntu utekereza, umuntu wubatse urugo ntabwo agomba kurekera umugore we mu rugo ngo ari gukora ibintu ntabwo uzi uko ibintu bizagenda. Umugore agomba kumenya ibyo ukora, nawe akabijyamo, akamenya ubuzima, avuga ati haramutse habaye ikibazo nzashobora gufata iki, bwa bwato nyine, hanyuma ngiye gukomeza. Mwari muri kumwe mu bwato, muri kugenda, ariko umwe yavuyemo, undi abagomba kuba yarabonye bya bintu bizamufasha kuvuga ati nzagerageza wenda nshobore gusunika umuryango, nshobore gufasha abana. Kubera iki yabiteganyije iki mbere, afata ubuzima bwo mu maboko, afatanya n'umugabo, akagira ikintu bakora, n'umugore akagira icyo akora. Bagabo benshi mufite icyo kibazo cyo kumva ko murakora mukagira ibyo muteganya, hanyuma abagore bari hariya barafite amafaranga, murabaha amafaranga, barajya kwifata neza, bararyoha, ariko mukibagirwa yuko habaye ikibazo wa mugore wanyu atashobora kubyifashamo. Ibyo ni ibintu abagabo bagomba gutekerezaho, ni ibintu n'abagabo bagomba kumenya, bakabihagurukira, bakabona yuko bagomba gusunika abagore, bakabashyigikira, bakabibafashamo, kugira ngo ntibabareke ngo biryamiraho, baryohaho, barya amafaranga yabo. Umugabo n'umugore buri wese agomba gushakisha. Hari umugabo rero nawe ashobora kugira akantu akora buhoro buhoro, uri umugabo ukamushyigikira, ukavuga uti kora hano, gira gutya, kora iki, tera imbere, gira ikintu nawe kiguha amafaranga, hanyuma ujya n'iyo konti uyigire, mbese mukorera hamwe. Ariko buri wese ntuvuge ngo ndi umugabo urakora ukwanjye ngo hanyuma mfashe urugo. Nibyo abagabo nimwe mushinzwe kuzana imibereho mu rugo, nimwe mushinzwe wenda urugo, uravuga uti umugore yaguma hariya mu rugo, ariko ni ibintu bishaka gutungura, ugasanga abana bawe basigayeho babaho nabi, basigayeho basabiriza, basigayeho babura n'isabune, babura n'icyo kurya. Kubera ki wabitekereje nabi. Murumva rero nicyo kibazo cy'uyu muvandimwe. Uyu mushuti wanjye aravuga ati mama wancu ngewe ndamufasha, umugabo we barabanyaho, bafite uburyo ntacyo babuze, babaho neza, baryoha, ngewe nizirika, none udufaranga twanjye nitwo ngiye gukoraho, ngiye mbaha, ngiye muha, murihira ishuri ry'abana, murihira ibiryo, mufate mu maboko. Mbese murumva ni ikibazo gikomeye. None ari wowe wabigenza gute? Wamufasha cyangwa ntiwamufasha? Uramubona harimo uburakari, harimo nyine n'icyo kibazo cy'uko abantu benshi badatekereza ngo bafate ibyemezo byiza bijyanye n'ubuzima bwabo, hanyuma bafate mu maboko, hanyuma abantu babo, imiryango yabo ikibona igomba kuba ariyo iza gufata mu maboko bya byemezo bibi bafata. Ni ikibazo gikomeye, ariko nanone ntabwo wabwira umuntu ngo mureke. Ni ibibazo bikomeye. Ubu ngubu uwo mushuti wanjye ndi kuvuga si urabigenza gute? Ntabwo wareka abana ngo bagire gute, babure kwiga. Ariko nanone ni gute yafasha uyu
mama yamufasha gute kugira ngo aveyo, yamufasha gute, aramufasha se amuharira amashuri y'abana, aramufasha amuha ibiryo cyangwa aramufasha amwigisha kwita ku bana be, aramufasha kwiga kwikorera. Nge ndiko nabwiye agomba kumufasha kwiga kwikorera, agomba kumufasha ku buryo yabona ikintu kimufasha nyine gushobora kurira ayo bana ayo mashuri ahaguruka. Mu gitondo abyuka akajya gukora, mu gitondo abyuka akajya gushakisha nk'abandi, mu gitondo abyuka agashakisha akavunika akagira gute kugira ngo nawe nyine ashobore kwirihira ayo mashuri y'abana be. Kuko kuba yamuhereza ngo kirari hamana jariha ni ryo dore ryo kurya nanone ntacyo byamumarira. Burya gufasha kwiza ni ugufasha umuntu kwirobera ngo ifi, ni ukumufasha kumenya kwirobera ifi kurusha kumufasha buhoro buhoro umuntu nk'uyu nguyu. Ariko ni ikibazo gikomeye, nzi nuza yuko na buri wese ashaka kugitekerezaho. Ni ikintu nashatse kugira ngo mbasangize namwe gishobora kubafasha, namwe ni ikintu gishobora gutuma uvuga uti koko ubuzima ndimo mbese nanjye ntabwo naba nk'uriya nk'uyu mutante uyu mwana, ese ngiyewe sinabajya muri uyu mwanya we, ese ngiye mu mwanya we nakwifata gute, ngize gutya byageza gute. Abagore benshi ni ibintu bagomba gutekerezaho. Iyi video ushaka kuba ireba abagore cyangwa se ireba n'abandi bantu bose, abantu bafata ibyemezo bibi by'ubuzima bwabo badatekereza ejo hazaza, ugasanga urashaka kubaho hejuru y'ubuzima bwawe udatekereza ejo hazaza. Ejo hazaza uzabaho gute niba uri kubaho bitajyanye nawe? Urumva ejo hazaza uzabaho gute? Ni ibintu nagira ngo ukangurire buri wese, yaba umugabo yaba umugore, ni ikintu ugomba kumureba. Ejo hazaza nzabaho gute? Ejo hazaza mbaye ntariho umuryango wanjye uzabaho gute? Ejo hazaza umugore wanjye abaye adahari twabaho gute? Ejo hazaza umugabo wanjye abaye adariho twabaho gute? Icyo gihe bizagufasha gutekereza ureba kure, uvuga uti nkora ibi panga ibi ngibi n'ibi, reka sinditwara gutya, ntabwo ndapfusha amafaranga gusa, hari bikenewe, hari ibyo ngomba kubanza gukora mbere yo kuryoha. Ntago mvuga ngo abantu ntibakaryohe, ntago mvuga ngo umugore ntakagura isakame nziza, ntago mvuga ngo umugore ntakajye muri vacances, ariko ibyo bintu kugira ngo ubijyemo no kuvuga ngo haraho umaze kugera, hari ahantu waba warashyize ikizagufasha mu bihe bikomeye. Nuva rero tureke gucurika ibintu, tugiye duhere kuryoha mbere yo kubanza kwiteganyiriza ibihe bikomeye. Ni ikintu cyangwa abantu benshi bibagirwa kwiteganyiriza ibihe bikomeye. Ibihe bikomeye ntutungurwe hari ikintu kikubayeho, ni ngombwa cyane. Aho kugira ngo ubeho buri munsi ushaka kubaho buri kwezi araza yose ukayamara, nta n'ibihumbi 10 ushyira hariya. Buri kwezi uraryoha kandi wagikoze n'ibintu bitari ngombwa, wenda wakoze n'ibintu wigana abandi, wagiye mu bintu wigana abandi bitari ngombwa, ukibagirwa yuko hari igihe ushaka kubona akazi kaguhembaga karahagaze. Ese hari ikintu wibuka kuvuga uti akazi kanjye gahagaze gibuze uyu mwaka, mu mwaka nashobora kuba ndi kurwaza? Ni ibintu bisaba kwigomwa, ukizirika umukanda rimwe na rimwe, ukabanza ukagira icyo kintu cyo kwiteganyiriza. Iyo ufite amafaranga nabasobanyo ukuntu ugomba kubigenza buri kwezi, niyo wakuraho makeya, ni ngombwa, ni ibintu ugomba gukora byanze bikunze. Ugomba guharanira ko amafaranga winjiza buri kwezi agusigira ikintu cyawe. Amafaranga buryo ubika niyo yawe, nayo waguze ibintu ntago ari ayawe. Niko babango nukubanza kwihemba. Ayo ushobora kubika niho uba wihembye wowe. Ugomba kwihemba mbere y'ibintu byose, ukihemba uteganyiriza iminsi mibi, ukihemba ufite n'ibintu byinshi uteganya. Nagiye basobanura, hari video nabikozemo, ariko ni ngombwa cyane. Bagore ndabakanguye benshi, muraryamye, muricaye, muratuje, muradamaraye, abagabo banyu barabafata mu maboko, kandi murabizi ko habaye ikibazo. Umugabo niyo atanagenda atanafunga amaso ashobora no gutakaza akazi. Ibintu bishobora guhinduka, ushobora guhinduka. Bagore mwumva ko muricara, abagabo bagakora, abagabo bagafata inshingano zose. Abagabo ntimuhagurukire ingo, ndabakangurira kubitekereza ko umugabo ashoboye kunyura aha nawe ukanyura aha. Niyo wazana make, niyo wakora wenda wowe igihe gitoya kubera ko wenda uburera abana, kubera ko ufite ibindi mirimo bintu ukora, ariko ukagira icyo kintu cyo kugira akantu kagufasha kazagufasha no guteganyiriza iminsi ikomeye, ibihe bikomeye. Buhoro buhoro, ntago biba byoroshye, ariko buhoro buhoro byaza. Ntabwo ari byo ko ugira ikibazo denku wari ubenze neza, warabahagaho neza, wari ufite uburyo bwo kugira ikintu witeganyiriza, ugasanga utangiye gusaba kandi abantu barabonaga ubahugikire.
benshi bameze gutyo hanyuma ibibazo byaza ugasanga ubuzima buranze. Nibyo nagira ngo basangize muri aka kanya muri iyi video. Ndabakunda cyane, mukomeze mumenye ubuzima bwanyu, murebe kure intego, kureba iminsi iri imbere, mubirebe mubiharanire. Ahantu uri uko ungana kose ujye utekereza mu minsi iri imbere byagenda gute, ngize ikibazo byagenda gute, ese ndateganya, ese niteganyiriza ibihe bikomeye. Niba umeze neza, niba ufite ifaranga, niba umugabo wawe afite amafaranga, aho kugira ngo utangire kuryoha ujya mu biruhuko, utangire kuryoha ugura amamarike, utangire kuryoha mbese ukora ibigushimisha, hera kubanza kwiteganyiriza ibihe bikomeye, hanyuma kuryoha nabyo bikurikireho. Mwabyuse bagaciro. Ndabasezeye rero, nawe ubutaha ku yindi video. Ciao ciao.